Reka nongere ngusuze kandi nguhe ikaze ngushimira wowe wamaze gukanda subscribe, nawe utarabikora bikore nonaha ukandaho ujye ubasha kubona amakuru mu buryo bugezweho kandi bwihuse, amakuru azira ibihuha, amakuru azira gukabya. Aba rero tugiye kugarukaho n'ababyeyi b'indwanyi, n'ababyeyi b'abarashi, n'ababyeyi bashoboye, n'ababyeyi bakunda igihugu, barakirwaniye, barakirasanira ndetse barakibohora, n'ubu bakifuriza ineza. N'abagore rero babaye mu Nkotanyi, abandi baba muri exfar, ariko ntibaba inyangabirama, biyemeza gufatanya n'abandi kubaka igihugu. Abo nibo tugiye kugarukaho muri iyi nkuru. Bamwe mwababonye mu mafoto atandukanye ajyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu, bamwe mwababonye mu mafoto mu ngoro ndangamurage y'urugamba rwo kubohora igihugu. Abangaba bose mubona nibo tugiye kugarukaho, tugaruke ku butwari bwabo, tugaruke ku buryo bitangiye igihugu, tugaruke ku buryo bamwe bari bafite abana bakabasiga bakajya ku rugamba kubera gukunda iki gihugu. Ngaho rero kanda subscribe hanyuma tubane muri iyi nkuru. Yes, n'abagore bagize umuryango Ndabaga rero ugizwe n'abari n'abategarugori bagize uruhare mu kubohora igihugu, barimo intore z'umuryango FPR Inkotanyi cyangwa se abakada, barimo abasirikare bahoze ari aba RPA ndetse n'abahoze mu ngabo z'igihugu exfar, akaba aribo tugiye kugarukaho maze mbabwire ibigwi byabo bitandukanye. Ejo ku itariki enye Kanama, ku munsi w'umuganura, uyu muryango, aba babyeyi bakaba barizihije isabukuru y'imyaka 20 umuryango wabo umaze ushinzwe, aho bahurira bakaganira ku rugamba rwo kubaka iterambere, ariko nanone baganira ku mateka bakoze, amateka atazibagirana muri iki gihugu. Aba bagore bahisemo kwitwa izina Ndabaga, akaba ari umukobwa mu mateka y'u Rwanda uzwi nk'uwigize umugabo akajya ku rugamba. Bakaba bahuje amateka, aba bose bahuje amateka yo kuba barabaye ingabo z'igihugu mu bihe binyuranye, batirengagije ko bari abakobwa. Benshi muri icyo gihe bari abakobwa ndetse bakiri bato. Umuyobozi w'uriya muryango rero ni retired Captain Apofia Batamuriza, akaba agaragaza ko nubwo uriya muryango umaze imyaka 20 ushinzwe, ariko hakiri ibibazo bitandukanye. Ati abanyamuryango benshi bariho mu mibereho mibi bitewe n'amashuri make, ubushobozi bw'umuntu ku giti cye bukagorana. Abanyamuryango baracyarwana n'imibereho yo kwiyubaka. Abashinze Ndabaga bari bafite umugambi mwiza wo kwita ku mibereho myiza y'abanyamuryango, gusa kubera impamvu zitaduturutseho n'iziduturutseho ntabwo twabikoze. Buriya iyo tuza kubikora neza, abantu bakiri mu buzima bugoye batari kuba bakiburimo. Ati ntabwo bari kuba bakiburimo. Turaza kuva aha hari izindi ngamba dufashe. Ibyo akaba ari byo yagarukagaho muri uriya munsi w'umuganura, banizihiza isabukuru y'imyaka 20. Batamuriza akaba yaragaragarije abanyamuryango ko ari bo bagombaga kwiteza imbere ubwabo mu guharanira ishema banaharaniye ryo kubaka igihugu. Yagaragaje ko uyu muryango kuri ubu ufite imbogamizi zishingiye ku mibereho myiza y'abanyamuryango, aho benshi muri bo babarizwa mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe. Yashimangiye ko kandi kubera inshingano zitandukanye aba bagore bagiye bakora, byatumye bamwe badakomeza amashuri ku buryo bagizwe n'umubare munini
w'abize amashuri abanza n'ayisumbuye gusa. Komiseri mu kigo gishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare, Colonel Fred Nyamurangwa, yashimiye abanyamuryango bandabaga ku bwitange bagaragaje mu bihe by'urugamba, abashishikariza gukomeza ibikorwa byo gufasha abanyarwanda muri rusange. Ati ndabaga ni umuco, urugamba rw'amasasu rwararangiye, ariko urwo kubaka igihugu mushaka uko mubigiramo uruhare nk'abanyarwandakazi bakunda igihugu. Murabibona ko tufite ibibazo by'abana banywa ibiyobyabwenge, ibyo rero ndabaga akwiye kubigiramo uruhare. Ni uruhererekane rugomba gukomeza kugeza igihe u Rwanda rwacu ruzabera paradizo. Yagaragaje ko komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare ikomeje gukorana bya hafi n'aba bagore binyuze mu mishinga imwe n'imwe igamije kubateza imbere. Mu guharanira ko abanyamuryango bazamura imibereho myiza, hagaragajwe ko hari gahunda zo gutanga umugabane shingiro w'ibihumbi 100. Bamwe mu banyamuryango bagaragaje impungenge z'uko buri wese adashobora kubona ingano y'umusanzu wasabwe kubera ko harimo abatishoboye. Ubuyobozi bwa Ndabaga bwatanze ihumure ku banyamuryango batishoboye ko bashobora kuzunganirwa, ariko nabo basabwa kugira uruhare mu guharanira iterambere ryabo. Kuri ubu Ndabaga yihaye intego zo gukorera ubuvugizi abana baba mu muhanda no kubakangurira gusubira mu ngo, abangavu batewe inda z'imburagihe no kubashishikariza gusubira mu mashuri. Hari kandi gutoza urubyiruko gukunda igihugu, kujyana ubutumwa bw'amahoro mu bihugu bivuye mu ntambara, hibandwa cyane ku guhumuriza abagore n'abana. Muri kiriya gitaramo aba bagore bahuriyemo hari hazirikanwe ubutwari bw'abagore bemeye gusiga byose bakajya ku rugamba rwo kubohora igihugu, ndetse n'abandi bafashe inshingano zo gusigarana ingo abagabo babo bagiye ku rugamba. Ngayo nguko rero ni ababyeyi bitanze bitangira igihugu mu rugamba rwo kubohora igihugu, ariko kuri ubu bakaba batabaza umukuru w'igihugu bamusaba ubufasha butandukanye, cyane ko mu buryo butumvikana bamwe bakiri mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, abandi bakaba mu cya kabiri, ariko bakaba barakoze ibikorwa by'indashyikirwa muri rusange.